abantu bere nkaho harya umwe ikibazo ndikumva wagira ngo ni ikinyoma mama niyo nananiwe kubyiza rero ahubwo soba ntago banyumvise iyo haleluya niyo ubutsinze ahubwo ngero uyitere Imana ishimwe ariko ngo Imana ihabwe icyubahiro mana Imana icyubahiro ni icyawe mana we haleluya ariko mana mama niyo sinzi ikintu sinzi ijambo nabwira Imana yo kabyara mana ubuse ntago batubeshye kuko Imana ishimwe mbwira Jojo nukuri kw'Imana je nabyiyumvagamo kubera nyine ukuntu wari urwaye numvaga by'umuntu twira ibazi inkuru gahima nayo none se ko mfite ubwoba ko numva mfite ubwoba oya wigira ubwoba Imana we uyu mwana Imana yamuvuzeho ndafashijwe ndumufashije icyubahiro ni icyawe mana tuzagenda dutambagira muri gasharu yose dushimira Imana kubera ko ubu Jojo aratwite nguri Imana nyamana we ayiwe nguri Imana nyamana gusa kuza ntago ari bibi oya iyo umuntu asakuje ntago umwana babara uyu mwana ari mu maba y'Uwiteka mwiwe amen uko uzi ikizu gitwikira abana bacu niko uyu mwana Imana imutwikira reka mbanze nicare reka twicare tangira itoze kugenda yo data we ejo ndagenda wallahi none umeze nkaho warujuje kutumenyesha utaruje kutugisha inama ndi kubasezera ngiye nagomagaye ngo uze tubonane nzinzi ngo wenda bufite nk'icyumweru kumbi ntejo ejo nzagenda wallahi uriya tuvugisha ukuri iki gihe ukorera hanze utakorera inaha amafaranga ubundi ntawe wayakorera kandi uri mu gihugu cyawe ufite umutekano reba bahise biyongoza bakavuga ngo abanyamahanga wallahi ngo mucishene nyine icyiza nuko nawe mfite aho nzagaruka nese ubu nagaruka mu kanyaga mwaragiye ntabacitse uzi ko ari undi uzi ko hari abantu bajya gutura kampani bagaturuka bazibye reba amafaranga iwanyu mba mfite ubushobozi bwo gukoraho sinanayaterura nkagenda gusa nyine ngewe namaze nyine kubyishyiramo sister njye yatumye nyine numva mbyemeye njyana n'amatsiko yo kureba aho hantu ubwo ejo nyine sindi uzarota wicaye mu ndege ubu ufite amatsiko yo kwicara mu ndege ntaribi wakinuwe twabanye fresh ubu ngubu indege ibaye iri nko kugenda nkashaka kujya muri toilette nkahaguruka ntago nagwa oya ntaribi nugira ikibazo mu ndege abamo igikoni abamo ikibuga cy'umupira abagamo ikibuga cya basket cya volley abantu barebera filime urukumva akaba mu igikoni barateka urukumva buriya na Nyabugogo iba mu ndege abantu bajya guhahira ibintu bitandukanye kandi ubu ngubu njyewe uyu mwana n'Imana imwe nyihereyeho ku giti cyayo bivuga ngo nzajya ngendera nihereza icyubahiro kugira ngo ngaramenye ngushimwe wa mana we ushimwe ukoze ibikomeye ushimwe ako siyo nakugira mama niyo reka nkubwire ko ibintu byose biberaho kugira ngo ngewe muganga arasohotse mureba mu maso ariko nyine mu mutima wanjye sinzi ukuntu nyine meze nkumva nyine ndi hari ukuntu umuntu asohoka ukabona nyine afite ibyishimo nawe akimura kukubwira ngo matwe none uburyo bivuzemo umutima wari ugiye kumvamo aravuze mada ushimira Imana warasamye yo ikintu kimfatiye mu mugongo rumva ngiye guturi Jojo bisa nibuka ijambo lasogera ivuga ngo hana amaze gusama Samweli ngo yaravuze ngo noneho wari ingumba bya Ikarimu amena numva ibyishimo none nakureba nkabona ntabwo uri kubyega nane bayikinyira mbatwite muga jewe uratwite jewe mama niyo numvaga ibintu ari kuvuga biri kuza byagera kuri nge nkumva biri gukubita nk'ahantu nyine ntazi haremereye akose tuvugisha ukuri
mama ni bijyanye byo ndatwite none se ubu ntabwo yaba yibeshye ku buryo ejo nasubira akambwira ngo oya bivuze ngo ubu wowe ni Sara yibyariye ku myaka ya 90 babonye itaka ubu nawe ubwo umwana tuzamwita komana uri gusubiza nagira amezi 3 tuzaza guta muri cya cyuma tumenye umwana uzabyara uwo ari we kandi koko bose bajya kubyara ubu ngo bazi ngo ni umuhungu cyangwa abagore bari kuri toilette nagiyeyo usanga bari kubivuga nyine ngo uragira ngo bakamenya ngo uzabya umukobwa cyangwa uzabya umuhungu amezi angahe rero no bizavuga 3 ariko se nabakurikiranye wasanga wenda tuzasura kwa mwana tubabaza igihe umuntu agira muri icyo cyuma ako se ari ngombwa njye ubu ngubu nta nubwo icyo cyuma nkitayeho umwana uzaza wese azaze mama niyo ko njye nyine uyo mwana asenyeneye ngo igitsina cy'umuhungu cyangwa cy'umukobwa kije wowe umwana nzagenda ndi kurya nzahera ku mbuto urikizeho n'ibikoma niba bibamo ibintu byose bibayo n'urwagwa rubaye ibintu byose biri mu ndege n'inzoga nzabinywa yamani so rero wakinure twabanye neza wari nka mushiki wanjye wangiriye inama zigiye zitandukanye nubwo ugiye wenda bitaracamo wenda nanakurabure ariko tuzaganira kuri telefone nta ribi wabizi nyine wari hafi yanjye cyane sibyo nanjye nabaye hafi yawe ubu ngubu irungu nyine ni ryose ariko buriya ntabwo ibidahura nimba ari imisozi yajya idahura n'imisozi naho ubundi igihe turi kumwe uko byagenda kose uzagenda uhirwe rero ntuzibagirwe gukunda Imana no kuyisenga cyane uraninga Imana ibiguhuyemo ikavuga ati mwana wanjye reka nkuremere ugere hanze uzura n'undi uzanaba iyo myaka myinshi abantu uzabyara bazaba ari abanyamahanga bavurizweyo bigeyo neza rero ujyeyo yicara ushimira Imana kuko urabizi byose dukora kubera Imana sibyo yego rero bakinuwe nujya kugenda ukeneye gushopinga utuntu ko hari ibintu byabo birahenda uraza kuza gushopinga utuntu tw'imyenda n'inkweto harangiye narabaye ndahazi ibintu byabo birahenda tazagira sibyo kuri kwisetsa niba yanunguye ukuntu ndi kugenda ubabaye ngo ntabwo ushaka ko ngenda ntugiye no kuma n'ibifaranga kirabakoze cyane wowe shopinge ibintu byose sibyo hanyuma aya ngaya sinzi icyo uzayakoramo nayuko wambaniye neza nyine ukambira inshuti nziza nayo nayanjye nayo nayawe tonda yuko zana hano zana ushobora gukandagira inyanya z'abandi aya ngaya nta kintu nzayaguramo ariko ntabwo ndi kubyumva neza reka nkubwire Mana yanjye kuko byanye byo ndatwite niyo mpamvu reka nkubwire nubwo ndi umunyabyaha iyi Mana nzayigwa inyuma Imana ivuga ijambo ku muntu Imana itandukanye n'amagambo ibaza ukuntu Gahima yaguhaye ibi igihe Imana ikabiguhaye ibi ngo nagutaye kubera ko udatwita Mana ushimwe Gahima hari Imana izamuha abana benshi nangira ko ziranshumbishije rwose azahirwe ariko nyine byakabaye byiza umwana aze papa waje akarerwa ibyo ntabwo ndi kubireba Imana ni data irabahabaye irahari irahagije kose Mana mfitagana mu nda koko uribuka duhura hariya yapfo mfite ibintu by'ibishanga hano mvuye gushaka umuti wa niyo yararwaye inzoka kera ukama amafaranga yo kumugura amata yego akubwira ngo Imana iguha umugisha iguhe n'ibindi byose yifuza ukahita usimbiza umwana mu mugongo yego ndabyibuze Imana ishimwe Imana ishimwe akose mama niyo byanyabyo ubu ngubu mbyizere ko kugerega ndikumva mfite ndabyizeye kuko n'agasura kawe umuntu wese ibaze yuko ejo bundi Margarita yaciye hano agasura kanyeze ko nananutse nk'umuntu urwaye narabyibushye si bavuga ko abagore ninda yampinduye se ninda nagize ngo ni kurwara za mibe ko najyaga ndeba nkabona nazanye tu ndishimye ndanezerewe nta nubwo ubu ngubu nibuka ko niyo yari yagiye reka tubanze tubwire inyama
waza hana tari mu mahanda imodoka ikamugoga kuko oya icyo nshaka sigara uko amenya ko ntwite hari ibindi ko nibutse ko turi ku cyumweru nahantu najya kuri banki ngo nsubire nzasubire ejo kuwa mbere aya ngaya nzayabika nyareba mvuga ati aya mafaranga kiraya yamaye kubera twabaye inshuti n'ijya kugaruka mu Rwanda ugiye gukora ubukwe na Queen aya ngaya nzaza nyongere nyahereho nkugurira gift nzabaha mu bukwe bwanyu aha Islam uravuga ngo inshallah yego kandi nucika intege nyine ukomeze umwiteho cyane umuhekeya ku buryo nyuma y'amezi nkangahe nzumva ambwira ko ubu ngubu Queen umutsindiye byarangiye ugira ikibazo so rero uze gushopingamo ko hari imyenda hari ya ball irahenda wizamukanye imyenda yawe sibyo urakoze cyane mu gihe utarafatisha utarabona akazi utarahembwa nyine umushahara wa mbere okay so rero uzagira urugendo rwiza ejo nawe uzagurikiza se nese urumva byabura urabuka ni yaryari nzagenda ejo saa 2 z'ijoro za nimugoroba okay narebye tuzareba ntabwo nabura kuguherekeza zufata urakoze cyane rwose ngakira rero genda ntabwo nshaka kuyavanga ndayashyira ukwayo nzayaheraho simbizi rero urakoze Biki? sorry sawa Nyama. Asante. Twari kugenda ukoresha abashitsi. Amakuru se? sawa Agira nyambo. Ararifasha. Umeze neza? Wow. Ya, nyine ndacyari gushakisha niyo uri. No ntabwo uramubona se? Shawapi, hano. Yes, ya. Kwihangana ariko biragoye isano ry'imiryango wambwiye ko ari yajyanye mama we. Uri kumushaka cyane pe. None se ni n'ubu nta gakuru wenda aho wahereye naho ugeze wumve ngo ufite icyizere? Shana n'ubu wapi. Numera mu gitondo nkajya mu rugo wenda ngiye kurya rimwe na rimwe. Nkongera hajye nk'ubu ngubu urabona ko nanifubitse navuze kangende byuze mu masaha ya nimugoroba nshobora kumubona. Ariko n'ubu ariko nyine nta kintu utakora ku muntu ukunda ugomba kumushakisha. Shabi biragoye mwino minsi ibintu by'amafamili barajyana ni gake wabona imiryango abantu bakundana nk'uko mukundana. Oya, njye ntabwo ari famille yanjye. Ntiwabwiye se ngo mama we ngo yamuje ari umwe wenda? Ya, actually nyine njyewe ni sheri wanjye. Abo? Wow. Ya, so Ndabyishimiye. tumaze igihe nyine dukundana, numva namusanze mu cyaro turakundana. Ibi byose rero byabaye dukundana. Rero nk'umukunzi we ntabwo nawe gukomeza kwicara nyine nkarebera nakomeza kubaguruka. Nice. Umva rero niye impamvu nkwamagaye arone uko bitewe no kuri bamubwira arone nigeze kubona ubona barasa ngo amubwiye no friend iri gucamo ariko we mpita bateka amufotore wenda igihe izacamo nzakubwira uyi wenda ndakwereka ifoto ye. Nta kibazo. Kwereka ifoto ye ukareba nari mufotoye. Niwe Mana wibaze ko niyo wari wanjye, mana yanjye. Nisi wamubonye hehe? nyine yaraje hano ndaguhamagara fone ntago yaciye no pe. Wabindenganyiriza impamvu nanaye ifoto yi nuko ari wambwiye ngo umuntu basa nanjye mpita nkwibuka ni ukuntu wari umeze ndavuga ati wenda reka ngiye icyo ngufasha. None se waramuretse aragenda? Ese ntego gukora iki? Wari kumufata akaguma hano ngaho azamusanga. Nyambo please nyine sorry nta gishiro bamubwiye ariko
nta ubuse kubona namufutiye ibyo ni ndamukura ye. Okay, sinamubajije ataha. None se Nanatinye no kumubaza izina rye wenda mu mimi. waramubaga usanga nimero nayiriho basi kamwohereze n'izindi nimero zose zibaho mfite zose sibyo. Okay. Basi umva nkubwire nushaka nagaruka nushaka uzamuzirike nushaka uzafunge Iki gihugu bafunga nzi ku muntu gute? Nta bubasha mfite ndabifitiye. Yewe, nta bubasha mfite gufunga umuntu. Mwana we none se Nyambo tu. isi niyo rariho. Usiko nari nzi ko ushobora natekerezaga ko bambeshya ashobora kuba yaranapfuye. None se ubona ameze gute? Ninye narahora. Ntabwo se yashonje ntabwo yananutse ntabwo yenda gupfa. Kibisha asa neza. Ese nubona no kwifoto ifoto ntabwo ibisha zafuni za ina fone yanjye ifotora neza. Nyine navuga ati rero reka basi byibure. None se yaje akubwira ngo iki? Okay, yaraje gufata umugati. Umugati arakwishyura? Yewe. Akubwira ko awujyanye se? Uyu ntabwo namajije byinshi gusa nibutse wowe. Ubona imita batereka wenda mbora ufite ngufotore. Cyangwa akora mu rugo rw'umuntu. Nyambori kumbaza ibibazo byinshi nafite igisubizo. Mana we niyo uri wanjye. Urakoze umva mubwire basi nagaruka uzamufate nakuze tumamagara ntushaka ko umurangaza nushaka uzamubwire afata ibintu byose birimo hano kugira ngo umurangaze njye nta kibazo ndashaka amafaranga bikwishyura ubundi narangiza umamagare nze murebe sibyo ibi binyeretse ko byibuze akiriho kandi ari muri karitsiye ntabwo ngiye kutumutwe ndahe. Aya. Urandeba iki? Isoni zakwijiza siko nawe ukagira isoni. Byibura niba ari ikintu nzi ntabwo ngira isoni. Jewe Mwana ukiri gitwigira. Oya bukiri gitwa mbugira bitewe naho ndi. Ndasanga ari ntabwo bakiri gitwa. Ahanga hanze mwuyu muyaga. Muzi we umuntu yagukira igita muri mu muyaga ukagira ubukiri gitwa. Kireka nibura ahantu hari agashyuhe hasa nkaho nyine hanacecetse. Tugenda hano mutwari se ko nacanye hari kaka. Oya tudashya. Njega wanyegitse ko naseka. Owe se. Ntabwo waseka wijijisha. Kiri. Ubwo urashaka ko. Nese. Isawa nyine tunubisi iyo turi kumwe. Ibintu byose biba byahindutse. Wese umeze ute? Nawe nyine mba ndi hano nuko mbyaye kazi kandi mbyaye muri batisimu muri papa wa batisimu. Ndi papa wa batisimu gusa se. Ahubwo wangwatiriye wamfasha amaraso neza. Sigiye nicara muri kontwari nkumva agatima karakubise avuga ati ariko wakwikozeyo nk'iminota ingahe. None buriya abantu ducuruza tugira ingeso ngo tugira isaha y'amafaranga. None iyo abakiriya bacogoye agatima kaba kari kwa Mutesi. Niko kumanuka. Aha yesayira gahora. Izo nkundiye tumeze gutya. Nta kintu mba numva ku isi kiryoshye nk'uko cyangwa kinezeza nacyo. Nasa bimeze bite? Ahubwo mbwira wowe umeze ute? Wakomeza sobise urabizi. Icyo nshatse kuvuga ntabwo uratangira kumva no ibimenyetso byo gusama. Urashaka ndebe umbwira ndebe. Ushaka kuzantungura ariko? Ni aka kanya ubu ndatwise. Twite suzungu bisaba amasaha angahe? Sugira ngo niyo natwita koko. Nakwishimira gutwitira muri iki cyaro kibi. Wagira ngo ni kuzimu. Abantu binahariga banakoroka. Ntabwo nateruje no gutwitira ahantu nawe. Kwa twitira njye nta byapfuba bajya gutwitira mu irembo. Kude. Kuki wahindutse bigeze aho ngaho? Gitangaje ntabwo nahindutse. Kera njye nabonaga witonda. Niko nahoze. Icyagushukaga cyagiye kikakwica mu matwi no mu mutima no mu ntekerezo. Nuko washakaga umuntu. Ahubwo ndi mu yundi ugomba kunkunda uko ukanyakira uko.
mpaka igihe nzagutwitira nyine nkabyara kandi nabwo ntahindutse ubu wakumva utabishoboye ugasanga wa wundi wahindutse ngo w'umunyamasengesho usasanga jojo wasigaye asenga no kwirirwa hena heno maze date nzingewe date uzinuye ugahima mwari muri aho ariko turi amahoro iminsi myinshi hari haciyeho igihe ntabwo wari uherutse pe oya akazi kaba karabaye kenshi umuntu akagenda akajya muri urwo ariko ukuri ko Imana mperutse gutangara nagize gutya mpamagara papa Kiramana ngiye kumva numva yitabwe n'umwana uvuga nka kandi Kira yarari hano avuga nka Kira neza numva ndumiwe reka se abantu bavuga kimwe kandi nta naho bahuriye birantangaza cyane uzi ko ni ukuvuga ngo aho kugira ngo sheri wanjye hitabye uwo musore avuze numva neza ijwi neza rimeze nk'iry'umwana wanjye birantangaza uwo muntu yaba yarinde wanyitabye ni umwana uri mu rugo abantu bazi ko ari umukozi ariko ntabwo ari umukozi ni umwana dufasha ni umuntu w'inshuti wamumpaye ngo mbe mumufashiriza ubwo rero wasanga ari we wakwitaba ego mananje ni ko kuno bavuga ngo abanyarwanda basana n'icyo bapfana nabyita gutyo kuko ijwi rwose yabaye avuga gutyo Yesu numva n'umutima urashigutse wenda se ko nzi ko Kiramani wanjye araha yari amaze kuruhuka rwose tumaze no gufungura ndavuga nti genda uryame kwa kundi yitetesha ni ngaho ugenda uryama uruhuka aryamye aruhutse aragurutse se ageze kwa inkindi bijya biba abantu bagasa abantu bakavuga kimwe gusa hari umuntu twavuga kimwe neza nka mama Kira ejo bundi nanjye hari umuntu wanyibeshyeho neza aravuga ati nari nzi ko ari umuntu wo muri famiye duhuye gusa nyine nifuzaga ko hari ahantu twazasohokera muri iyi minsi ndazanga ndetse uskize inyota hari ahantu uretse wowe hari ahantu nabonye heza hari utujaride harimo uturabo akenshi usanga harimo n'utunyoni twaje guhova twa turabo harimo utunuzi inzuki za nzuki zitaryana ariko ziba zaje guhova ndavuga ahantu kabisa nzajyana na mutesi twicare tuganira nyine simbyanze kumva mubwira ahandi hantu mwe cyabwira imyaka maze nshaka kujyayo Nasi niyo yagiye akaza akanyemeraho na Nyambo oya umva ni ahantu hirya haba inkende hari ishyamba rinerire hariyo ibiti ngo biti by'urukundo amabuye y'urukundo igihuru cy'urukundo umva ngo ni heza shaho sindahagira wazaritse none sindanareba inkende kurya amaso ku mazi njyaho uretse n'ibyo by'ibyatsi n'ibiti hari amakuru mfite ngo mwizi zone ni izi zone ngo habe udukende nyine naho niho aho ngaho Banyambo bagiye yego nayo baragiye banyirataho wazeretse akaba ariho njyana umva wabukoze urumva ibyo bintu ari ibintu birenze ahubwo njyewe nicyo kintu nashakaga numvaga aho hantu abantu bose baharahirira ngo ni heza ariko nkavuga se nzajyaho ndi uwumwe nzagenda nicarane mwizo nkende ndi uwumwe ariko reka nkubwire mbabarira windushya wimvunira mu mutwe urabizi ikintu gituma mvuga nabi urabizi ikintu gituma utumarayika tubitunzamukamo shaka hano tuba utarahashaka ngo tujye mu mujyi mbabarira rwose mbabarira wimvuna mu ndetse mugende kuhashaka ntabwo twaganira tukumvikana nk'umugabo n'umugore nzajya ngerageza kukuvugisha nturina ningira gutiya uzane Jojo reka nanjye hari aho mba nyikuye uzi ko basiga baza bakantera n'aha ngaha bagasiga n'utwandiko ugasanga ndaryama ntabwo ndi gusinzira bari hanze bavuga wandaya we sohoka gahinga nyumvira umva ibintu biri kunsaza uko bingana hanyuma ngo yibabe Megadete ntabwo nanze kukumva ariko ntabwo ibintu by'ubaye uko tubivuze ngo bite bihinduka ubuse hashize igihe ntabwo ari ubufindo ngiye gukora ngo twari turi hano ngo duhite twisanga mu mujyi ni ibintu bisaba kubitegura ni ibintu bisaba amafaranga kandi amafaranga kuyabona nabyo ni ibintu bisaba igihe ni gute wagiye kunzana se ubundi nta mafaranga ufite
da amafaranga ntabwo ariko ntayafite nubwo ntayafite aka kanya ariko ejo nzayabona uraje umbwira umere nka ba basore muri kumva akaza kugutereta muri kumva ngo nubwo ngo nafite amafaranga ngo kashi ngo nyafite mu mutwe ngo nyine ngo icyumbura ni password mu mutwe umuntu agira amafaranga mu mutwe gute njye nshaka kashi amafaranga niyo avuga ntabwo nyene umuntu wawe ubwe ngo ndagukunda se naje utema inzara itema amara ubu n'ejo bundi uzanyicisha inzara nicyo kizakurikiraho dete iyo ndirimbo narayihaze okay nimba warayihaze rero byagiye nimba urambiwe indirimbo yanjye genda tuja guterera indirimbo si byumvikana akirageje ukanyorohereza nk'umuntu tubana nk'umugore wanjye reka ndabizi ntabwo kuko ndi kwivugisha uciye bugufi kuri iki nese ubu nari mvuze nabi kuko waza niba utwite ntabwo ari uburenganzira udashaka gutora ngo uvuge urumva rero birashoboka reka nkubwire inkiko nubwo bimeze bityo ni ukuri ngize amatsiko urabona uyu munsi sinigeze njya no mu kazi nanabaye bawade ukuntu ndaho ndumva nagize irungu nuza kuva mu kazi se wamba wari ukaza kunjyana nkareba uwo mwana uvuga nk'umwana wanjye koko oya nta kibazo ahubwo sura nahaheruka ashwe si maheruka aho madame agiriye i Burayi ntabwo wigeze ugaruka kugusura ashwe nasoro urugo rutarimo umugore rero ni nkayo yose babaye ingaragu ose niko bigenda urugo rutarimo umugore niko bigenda ninza kuva mu kazi n'ubu nuko nari nyuze hano bisanzwe ariko nimugoroba ndaza kuguhamagara tugenda ujye kureba uwo musore uvuga nka Kiramani kuri kw'Imana nahise ngira amatsiko uyu muntu uvuga nk'umwana wanjye numva ngize amatsiko yo kumubona noneho kwa kundi ubwenge bushobora gushushanya ukavuga nahise nshushanya ko banasa ibaza icyo kintu kigata kinjya mu mutwe umva ngize amatsiko yo kubona uwo mwana uyu mwana uvuga nk'umwana wanjye waje noneho nkasaba Imana ntimana ndabona avuga numvise avuga nk'umwana wanjye wambabare nkaza gusanga nawe ari umusore w'igikara nkabona ari umusore ubyibushye umusore uvuga kwa kundi Kira wanjye avuga nkumva ndabisabye Imana nkavuga ni nasanze ari we umbabarire rwose tuze ntubyibagirwe nimva mu kazi uze kunterefona ndaguhamagara hanyuma udusure wena n'abasure rero ubwo uri sheri wanjye dukundana kandi twizerana ibintu byose tubikora neza bikaryoha shasi nkubeshye tuzajyayo iyi wiki turimo nivamo kuko nishyuye ibintu byinshi nishyuye imisoro nyine nishyura n'inzu ariko iriya wiki ikurikiye ndakwizeza ko nzaba ameze neza tuzajyayo none se sawa nyine wabyibushye yego hano hantu rega ndimo ndanakora kandi ndatuje kuba uhari ahantu hose noneho ibyo birabyita nanjye nugise nayo ko byitase uzi ko njye bidakunda se bikorera hehe utu ni utumaniyeri ariko twe tuba twemerewe kubikorera abashiri bacu gusa hagize handitse ngo hano ubikora nta nubwo bakongera guterura icyuma leta nkubuze shaka gusa nyine ndishimye umusore nanjye urakoze pe ibaze ko nari ntetse sinari kubwira mukanya ngo ndacana ariko nizere ko utetse amazi reka nkubwire noneho wa musaza ngo nigere bwari yakwica umuntu yahita yica itungo burundu byari bincitse nta muntu ukubita umushinga mu babazi ntabwo bibaho ushaka ko ntabwo mana ngize ko umugore wawe azavuga ati mama gito uzamundeke uzangirira akabanga ahubwo uzareke umubwire ko nageze nyine nabasuye nagusuye wenda na papa Kira tuzazana bumva kujya mu rugo rw'umugabo rutarimo umugore mbagomba kwitwaza n'umugabo wanjye cyo wenda afite akanya ariko atanagafite ntibizambuza kuza kubasura rwose nako ntiwambyagira iyo yaba ari nka Kairijanse kuza kureba uwo mwana nta kintu byaba bitwaye oya nibyo ariko ibaze nusanga ameze nka Kiramani neza neza none se wowe uko umuzi umva ukuntu urimo kubyibaza uko umuzi barasa naba nkubeshye ngiye kugereranyiriza naba nkubeshye ariko nabonye nta hantu bahuriye
ntabwo ari uburenganzira bwanjye kubaza niba utwite cyangwa urakoze ntabwo ndatwita cyangwa nawe ntabwo ubyara uvuze muke ndi kubaza niba nawe uvuze ngo ntabwo mbyara urandebye ubona ndi urubereye urandebye ubona ndi ingumba sereka mubaze ubwo ni uwuhe mugabo kuri mutabyara wowe niwo utabyara niwo utabyara urumva mu nda ejo bundi nabigiye mutareba nyuma yaho ntabwo twabikoze kuki bitabaye ahubwo niwo utabyara uri kunshyushya mu mutwe ubundi tunatandukana uboneze ugenda ubyara hehe ubyara niko n'umuganga ubu yaragiye arenganya iramarayika ngo ni Jose nako Jojo ngo ntabwo abyara kandi yewe ndabyara muganga niwe wabinyibwiye kubona uburanga gusa uhagaze nta udashobora ubu wo kugenda gusa ukagiye ujya asa nkaho zizi uhasanga uri gushyushya n'abandi bagore ntabwo Jojo abyara umva Jojo arabyara uko byagenda kose nkurikije ibyo mbona Jojo arabyara ariko we ntubyara niwe utabyara none waje ngenda byara nagiye kwa muganga aransuzuma asanga byara reka uranyumva neza hanyuma se ahubwo nawe ngomba kugufata nkakujyana kwa muganga ujyana nde wowe ujyana nde ukajyanwe n'iminsi ariko de urabizi ko ndi umugabo wawe kuba umugabo wanjye ntacyo bimbwiye gahe ni so ubu nkoze muri nconyo ukankura muri rasoro